Ese ashimwe ndabasuhuje Imana y'amahoro ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data mu izina rya Yesu tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye kudahinduka, tugushimiye uburinzi bwawe, icyubahiro ni icyawe. Tugeze imbere y'ubwiza bwawe, duciye bugufi rwose, kwezi utuboneze udukure mu gahe wose watugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Kimara kutubabariza ubane natwe muri uwo mwanya wo kumva ijambo ryawe, twemere ijambo ryawe rigire aho ridukura mu izina rya Yesu Kristo, ritubere impamba muri uru rugendo. Icyo twanze ni ugukora k'umwanzi, duhagaritse imyuka mibi, duhagaritse ibyakeberanya mu izina rya Yesu Kristo. Dutumiye Imana, Umwana n'Umwuka wera ngo bibane natwe none n'ibihe bidashira, amen. Tugiye komeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Baroma ibice 13 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 14. Umutwe w'amagambo uravuga ngo kuba maso. Reka nsome mu izina rya Yesu. Nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya. Nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo. Tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari. Ahubwo mwambare Umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, ijambo ry'Imana ritubwiye kuba maso. Birakwiye ko tuba maso kuko ntago tuzi umunsi n'igihe. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo duhore twiteguye kuko tutazi umunsi n'igihe. Umwami Yesu ngo azaza nk'umujura. Ntawe uzi isaha, ntawe uzi igihe azazira, ariko icyo nzi cyo ari bugufi. Nimureke rero tube maso. Mwene data, itegure, nanjye nitegure kugira ngo ubwo azaza natwe tuzajyanwe. Kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo babiri bazaba bari mu murima bahinga, umwe ajyanwe undi asigare. Babiri bazaba bari kumwe baryamye, umwe agende undi asigare. Niyo mpamvu rero dukwiye guhora twiteguye, dukora ibyo gukiranuka, twirinda ikibi, kugira ngo wa munsi natwe tuzazamurwe. Imana itugirire neza. Bene data, birakwiye ko dukora ibyiza kandi tukabikora mu gihe cyacu dufite, kuko igihe gitoya dufite mureke tugikoreshe neza. Ntawe uzi umunsi n'igihe kuko ngo azaza atunguranye. Nimureke rero tube maso nk'uko ijambo ribitubwiye ngo nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Bene data, niyo mpamvu dukwiye gukora ibyiza, dukwiye gukora icyo Imana idushakaho hakiri kare kuko bugiye kwira. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo buri wese uko ashoboye, buri wese mu rwe ruhande nakoreshe igihe cye neza. Mwene data, akoresha igihe cyawe neza, nanjye nkoresha igihe cyanjye neza. Tutazicuza ko tutagikoresheje neza. Dufite igihe gito, ntago ari igihe kinini, ariko ako gahe ufite gakoreshe neza, nanjye ngakoreshe neza, kugira ngo nitumara kurangiza umurimo Data yadusigiye, ubundi tuzahabwa ingororano. Kuko hari ingororano, ni ukuri ntago tuzaruhira ubusa, hari ingororano. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo buri wese uko ashoboye akore umurimo mwiza, akore ibyo Imana ishaka, kuko Imana yaturemeye imirimo myiza. Natwe tugomba gukora ibyiza uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo tuzabone ingororano nziza. Imana itugirire neza. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo Imana yaradukunze, idukunda turi babi, idukunda turi abanyabyaha, ariko ibyo byose irabyirengagiza kugira ngo tutarimbuka, ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Twari dupfuye rubi, twishwe n'ibyaha n'ibicumuro, ariko Imana ituzurana na Kristo, none ubu turi bazima. Imana rero ijya kutwereza umwana wa Yesu Kristo,
yaramutwereje kugira ngo twiyunge nayo, ariko natwe idushakamo inyungu idushakamo ni uko dukora ibyo gukiranuka, ni uko dukora ibyiza kandi tukayifasha no kuyunga n'abandi n'abatayizi bakayimenya mu ngeso zacu nziza, mu gukiranuka, mu kugira urukundo, mu kwirinda. Ibyo byose Imana nibyo idushakaho. Ntabwo Imana yigeze iduhamagarira kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Bene data, nimureke twezwe ku gato no ku kanini, kandi dukiranuke ku gato no ku kanini, kuko nicyo Imana idushakaho. Ndagira ngo mbibutse ngo ni igihe gito, dufite igihe gito, nimureke tugikoreshe neza, kandi buri muntu wese yite ku iherezo rye, buri wese aririre ubugingo bwe, kuko muri iyi si turi abashyitsi, ntabwo tuzayihoramo. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo umuntu wese yite ku iherezo rye, arisengera, aririre, Imana itugirire neza. Ngo ijoro rirakuze burenda gucya, nuko twiyambura imirimo y'umwijima. Bene data, Imana iri hafi kuzana ingororano, Imana iri hafi kuza guhemba. Imana itugirire neza, ngo twiyambure imirimo y'umwijima. Bene data, nimureke twiyambure imirimo y'umwijima, twiyambure igomwa, twiyambure ibibi, twiyambure iby'Imana itishimira, kuko bugiye gucya. Imana iri hafi kuzana ingororano kugira ngo igororere buri wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Nimureke rero dukore ibyiza kugira ngo natwe tuzagororerwe ibyiza, twirinde ikibi n'igisa nacyo. Imana itugirire neza, ngo twambare intwaro z'umucyo. Imana itugirire neza. Bene data, dukwiye kwambara intwaro z'umucyo. Intwaro z'umucyo ni ingeso nziza, ni urukundo, ni ukwirinda, ni ubugwaneza, ni ugukiranuka. Izo nizo ntwaro z'umucyo, nizo dukwiye kwambara. Imana itugirire neza, twiyambure umwijima, twiyambure ibibi, twiyambure ibitujyana kure y'Imana, ahubwo twambare gukiranuka, twambare ingeso nziza, twambare urukundo, twambare ibyiza byose, kuko Imana nikidushakaho. Imana itugirire neza, ngo tugendane ingeso nziza nk'abagendera mu mucyo. Imana itugirire neza. Bene data, abantu bagendera mu mucyo bagendana ingeso nziza, kuko mu mucyo haberamo ibyiza gusa. Imana itugirire neza, kandi uwo mucyo ni Yesu Kristo, uwo mucyo ni Imana Data. Niyo mpamvu tugomba kugendana ingeso nziza mu by'Imana, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo uvuga iryo zina ave mu bidatunganye. Imana itugirire neza, ugendera muri iryo zina, ugendera mu mucyo, ugendera muri Yesu Kristo, yiyambure ibibi. Ugendana n'Imana yiyambure iby'umwijima, ahubwo yambare iby'umucyo, kuko Imana ni umucyo. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo tugendane ingeso nziza, kandi ngo twiboneze nk'uko uwo aboneye. Imana itugirire neza. Abagendera mu mucyo bagomba kwiboneza nk'uko uwo aboneye. Imana idufashe cyane. Bene data, birakwiye ko tugendera mu mucyo, kuko mu mwijima habera ibintu bibi. Mu mwijima nta cyiza kibayo. Mu mwijima haberayo ibintu bidahesha Imana icyubahiro, ariko mu mucyo kuko haba hagaragara, mu mucyo haberamo ibyiza, mu mucyo haberamo kumurikira abandi, mu mucyo haberamo kumurikirwa. Imana itugirire neza. Mu mucyo haberamo urukundo. Imana itugirire neza. Nimureke rero tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo. Imana itugirire neza. Abagenda mu mucyo bagendana ingeso nziza, kuko baba bagenda habona ntacyo bikanga. Ariko bene data, abagendera mu mwijima iyo bageze bakora ibibi, kuko baba bazi yuko ntawe ubabona. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nubwo umuntu atakubona, Imana ibera hose icyarimwe, kandi ijisho ry'Imana riba riri hose. Imana ibikureba. Mwene data, ndagira nkubwire ngo Imana izi abagendera mu mwijima, izi n'abagendera mu mucyo. Nimureke rero tugendere mu mucyo, kuko mu mwijima nta cyiza kibayo. Imana itugirire neza, kandi Imana ikomeze idufashe cyane, ngo tutagira
ibiganiro bibi. Birakwiye bene data ko tutagira ibiganiro bibi, kuko ibiganiro bibi nabyo Imana ntibyishimira. Ibiganiro bisebya abandi Imana ntibyishimira. Ibiganiro binegura abandi Imana ntibyishimira. Ibiganiro bigambanira abandi Imana ntibyishimira. Nimureke rero twirinde ibiganiro bibi. Ibyatuma umuntu ajya kure y'Imana byose tubyirinde, ahubwo tuvuge ibiganiro byiza byubaka isi, byubaka umuryango, byubaka abantu, byubaka abakristo, bihumuriza abababaye, bigira inama batanye. Ibyo nibyo biganiro dukwiye gukora, ibyo nibyo biganiro dukwiye kugira, kuko ari byo birimo inyungu y'Imana. Imana itugirire neza ngo tudasinda. Imana idufashe cyane bene data, twirinde ubusinzi. Hari igihe twumva ubusinzi tukagira ngo ni ugusinda inzoga gusa. Hoya, ntabwo ari ugusinda inzoga gusa. Ushobora gusinda urwango, ushobora gusinda umujinya, ushobora gusinda inzika, ushobora gusinda kutababarira. Ibyo byose ni ibitujyana, ni ibidusindisha bikatujyana kure y'Imana. Twirinde ubusinzi, twirinde ubusinzi tuvuga amagambo mabi. Imana itugirire neza. Twirinde igomwa, twirinde inzika, twirinde amagambo mabi. Imana itugirire neza. Ibyo byose ni ubusinzi, ibyo byose ni ibitujyana kure y'Imana. Imana idufashe cyane ngo tudasambana. Bene data, twirinde gusambana. Imana itugirire neza kandi Imana iduha imbaraga. Twirinde ubusambanyi, kandi ngo ubusambanyi ni icyaha kibi kuko kibera mu mubiri imbere. Nimureke twirinde ubusambanyi. Umuntu ugendana n'Imana, umuntu wamenye Imana ntakwiye gusambana, kuko iki cyaha Imana iracyanga. Imana itugirire neza kandi Imana iduhe kwirinda tudakora iby'isoni nke. Imana itugirire neza. Bene data, twirinde iby'isoni nke, gukora iby'isoni nke. Hari ibintu uba utakorera aho abantu bari, ahubwo ukabikora hiherereye, ariko Imana ibibibona. Twirinde gukora ibi byose by'isoni nke byadutandukanya n'Imana, ibiteye isoni. Imana itubabarire ngo tudatongana kandi tutagira ishyari. Bene data, twirinde intonganya aho dutuye, mu ngo zacu. Twirinde intonganya, kuko intonganya ntabwo ari nziza. Birakwiye ko umuntu wamenye Imana adakwiye gutongana, ahubwo akwiye gutuza akabyereka Imana. Imana itugirire neza, kuko mu gutuza harimo kwirinda, kandi kwirinda bituma udakora ibibi, udakora amakosa. Imana itugirire neza kandi twirinde ishyari. Bene data, ishyari ntabwo ari ryiza. Iyo umuntu yagize ishyari ryinshi bituma akora ikibi, bituma agambanira abandi kubera ishyari. Iyo umuntu yagize ishyari bituma yica. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo nimureke twirinde ishyari, kuko ishyari rituma umuntu akora ibibi, bituma umuntu akora ibyo atatekereje, kuko ishyari ni ribi cyane. Imana itugirire neza. Twirinde ishyari rero, tunyurwe n'uko turi, tunyurwe n'ibyo dufite, ntiturebe iby'abandi kandi ntitwifuze iby'abandi, kuko murabizi ko kwifuza iby'abandi Imana ibyanga urunuka, ni icyaha. Imana itugirire neza. Buri wese nanyurwe n'uko ari, buri wese anyurwe n'ibyo afite, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe bizana inyungu nyinshi. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo nimureke twubahe Imana, twirinda ikibi, kandi tunyurwa n'ibyo dufite, kugira ngo tutifuza ibitari ibyacu. Nyurwa n'ibyo Imana yaguhaye, kuko dukeya turimo gukiranuka turusha byinshi birimo gukiranirwa. Imana itugirire neza. Ntuzajye wifuza iby'abandi, kuko ntubuza uburyo babibonye, ntubuza uburyo bakoze, ahubwo nyurwa n'ibyo ufite, kandi wirinde ishyari, kuko ishyari rijyana gukora ikibi. Imana itugirire neza. Ngo ahubwo mwambare Umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhe urwaha imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Imana itugirire neza. Bene data, ngo twambare Umwami Yesu Kristo. Mwene data unkurikiranye, ndagira nkubwire ngo ambara Umwami Yesu Kristo. Oh haleluya! Nanjye nambara Umwami Yesu Kristo. Nitwambara Umwami Yesu Kristo, ntabwo tuzajya mu bibi. Nitwambara Umwami Yesu Kristo, ntabwo tuzajya gusambana.
kuzamana. Nitwambara umwami Yesu Kristo ntago tuzajya kwiba. Nitwambara umwami Yesu Kristo ntago tuziyandurisha iby'iyi si, kuko tuzabisiga. Twaje ntacyo tuzanye kandi tuzayivamo ntacyo tujyanye. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mwambare umwami Yesu Kristo, nanjye nambara umwami Yesu Kristo, kugira ngo tuzasoze uru rugendo amahoro. Imana itugirire neza. Bene data, umuntu wambaye umwami Yesu Kristo aba afite ubugingo. Imana itugirire neza, kuko abatandukanye n'umwijima, abatandukanye n'ikibi, ntabwo ajya gukora iby'Imana itishimira, ahubwo agendera mu mucyo, kuko n'umwami Yesu Kristo ari umucyo. Imana itugirire neza kandi Imana ikomeze ibiteho. Nimureke bene data dukiranuke, twirinde ikibi n'igisa nacyo, twirinde icyadutandukanya n'Imana, kuko hasigaye umwanya muto ngo buke. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo buri wese igihe afite nagikoreshe neza, ukore icyo Imana yaguhamagariye, kuko Imana yaduhamagariye gukora imirimo myiza. Imana itugirire neza. Kora imirimo myiza, nanjye nkora imirimo myiza, ubundi Data naza azaduha ingororano, kandi ngo tubikiwe ikamba ry'ubugingo. Imana itugirire neza, kandi ntiduhe urwaho imibiri yacu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Dutegeke imibiri yacu, ntimutume imibiri yanyu bategeka, ahubwo twebwe tuyitegeke, kuko ni umubiri nugutegeka uzakora ibyo utagomba gukora. Ahubwo menya yuko uri urusengero rwera, nanjye menye ko ndi urusengero rwera rw'Imana, kugira ngo dukomeze twirinde, turinda n'imibiri yacu, kugira ngo iheshe Imana icyubahiro. Kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsembaho. Bene data, nimureke mwirinde cyane ikibi n'igisa nacyo, kugira ngo Imana niza guhemba izaduhe ingororano. Reka dushime Imana. Ariko sinabura kubwira umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, namwakire. Muri Yesu Kristo niho tubonera ubugingo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo wowe utari wamwakira umwakire. Ntabwo uzicuza kumukurikira, ntabwo uzicuza kugendana nawe, ahubwo uzasanga warahisemo neza. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye kuri Imana ikomeye, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye kubwira ijambo ryawe ritubwiye kuba maso. Data mwiza, duhe kuba maso, duhe guhora twiteguye dukora ibyiza. Uturinde kugendera mu mwijima, ahubwo duhe kugendera mu mucyo. Abankurikiranye ndabasengeye baye kugendera mu mucyo, ubarinde kugendera mu mwijima. Mu izina rya Yesu Kristo, barinde gukora ibitagushimisha, ahubwo bahe kugendera mu nzira nziza, bakiranuka, bagira ingeso nziza, birinda kandi bagira urukundo, kuko nicyo dushakaho. Biteho bagirire neza kandi bakomeze ubaha imbaraga rwose, kugira ngo bakomeze urugendo badacitse intege. Abarwayi bakize, bafite intimba n'agahinda baba amahoro mu mutima. Umurimo wawe komeza uwagure, ugabanya abarimbuka, wongera abakizwa, batarakumenya baye kukumenya, abadahinduka ubahindure. Urakoze Mwami ko wabanye natwe muri uyu mwanya. Icyubahiro ni cyawe n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ibiteho kandi bagirire neza, kandi ikiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo. Naho ubutaha. Bye.